ikintu bita demokrasi ni turufu ya satani akoresha kugira ngo yimike ibyaha binyuze mu nzira cy'abantu bita ngo n'uburenganzira. Umva nyine iryo jambo ngo n'uburenganzira ni ukurenga inzira nye. Ubutinganyi uhabwa icicaro mu bihugu ngo ni demokrasi. Watikuramo batanu akabatikura ku mugaragaro, mwese mwabivamo. Namwe nimwitegereza ubukwe bw'umugabo n'umugabo twabutashye muri Kigali, umukobwa n'umukobwa twabutashye. Itorero rya Yesu ry'isezerano rishya. Iyo tuvuze itorero rya Yesu ry'isezerano rishya mwumve neza. Abantu bakizwa n'ubuntu kubwo kwizera, abantu bakijijwe n'amaraso ya Yesu, bamamaza ishimwe ry'abahamagaye, berekana ko umuntu adakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ikimbabaza kikantera agahinda, abapapa babaye babi cyane, bakuba inshuro nyinshi ibibi byakozwe n'abakayizari. Abakayizari bisha miliyoni 5. Abo bishwe nabiciwe ahantu mu mastade, mu mahuriro y'inzira, mu masoko, ahantu hazwi. Abapapa baje bakubye inshuro 20 ubwicanyi abakayizari bakoraga, barimbuye abasenga abaramye Imana miliyoni 102. Nyumvira munyumve neza ibyo mvuga, nta gushidikanya na guke mbifiteho. Uwabishidikanyaho yazana Bibiliya ye tukajya no mu mateka nkabimwereka. Nderura ku mugaragaro mvuga ngo abapapa kugeza ku muyoboke wabo w'uyu munsi, igihe cyanyu mu buhanuzi nk'uko buvuga muri Daniel, ibyo Martin Luther, Yohani Wycliffe, Jean Hus, Pierre Varudo, John Knox nta gaciro byari bigihabwa. Imana yimutse ityo ku banyaburayi n'utabiza bimenye. Hanyuma hari abavuga ngo kuri ni kukavugwe kubera iki kutavugwa, bavuga ibigoramye imihoro karakara. Ibitabo bya Daniel n'ibyahishuwe mutiga mwabanyamadini mwe biraje bibakoreho mugiye kwirebera. Yobokamana ni imyaka rimaze Imana yaragiye ihamagara abantu kugeza kuri uyu munsi. Imana ikabifitiye agahinda abantu kuko abitoranije batuzuza inshingano zicyo bahamagariwe. Sakaga we muyoboka w'amadini, niba utegereje ngo ikizava ku munwa wawe baguhagarara imbere ngo kizagira icyo kikumarira, ndakurahiye nutishakashakira icyakiza ubugingo bwawe, ntugitegaho. Amadini kuri iki gihe aririrwa arindagirira mu nyigisho zipfuye. Ikibi ni ugusezererwa ntumenye ko wasezerewe. Mufungura amatwi yanyu mwumve, kuko ibyo mugiye kumva bishoboka ko mutari bwabyumve. Uko niko bigiye kugenda ku baturage batuye ku isi, uko niko bigiye kumera ku bantu bose bitwa ngo baravuga Imana, hari ibyo Imana ishaka batanabizi, batanabyubahiriza bagakora ibijyanye n'ubushake bwabo. Bibiliya nimwe kuba rimwe mu ndebera kajagare k'amadini gahari. Uko mwiyongera niko Satani akoma mu mashyi, kuko muriho kuri gahunda ya Satani, nimuzagire ngo muriho kuri gahunda y'Imana. Ndashaka rero kugira icyo mvuga, kandi mu cyumva gitega amatwi neza, mwumve neza kandi ntimwumvirane. Ibintu byo kurata ubucocero bushingiye ku mirimo itegetswe n'amategeko biraje bibakoze isoni imbere y'ugenzura imitima. Muraje mubibone, ubucocero bushingiye ku mirimo itegetswe n'amategeko biraje bikoze hasi abantu, kandi muzabibona. Ubutumwa bwo gutsindishirizwa twahawe ari naryo zingiro ry'ibyo marayika wa mbere ibyahishuwe 14 atangaza. Utabwakiriye arwikatire hakiri kare. Ubisi iri mu rubanza rukomeye, kandi abantu ntibabizi, ntabwo bazi ko buri kintu icyo ari cyo cyose cy'umuntu buri kirimo gusuzumwa. Faransa yaranditse aravuga ngo nous serons appelés à comparaître face à face devant le juge éternel. Uzahamagarwa agira uwibeshye. Buri muntu wese dusuzuma ikintu cyitwa iyobokamana turimo. Hari abantu bambere rero basenga ariko basengera ubusa, mu bumve neza. Wenda ndavuga imitwe 4 cyangwa 6. Abantu basenga ariko basengera ubusa kugeza kuri uyu munota. Uko mushyira imbere kwigisha amabwiriza n'amategeko y'Imana, mugasobanura ko mirimo itegetswe n'amategeko ari izajyana abantu mw'Ijuru, mukabishishikarira abantu benshi cyane bakabyumva bakibeshyamo ko ariho agakiza kari. Kristo ntasobanurwe neza nk'uko bikwiriye. Murasenga ariko murasengera ubusa. Mbaciye intege kuko ari Bibiliya ubwayo bivuze. Imana yigeze gukiza umuntu iramukiza ititaye ku mirimo myiza yo gukiranuka yigeze akora mu buzima bwe. Mujye mwumva Bibiliya ikivuga. Muve mu bugoryi, muve mu bujiji, muhuguke. Utabisobanukiwe asaba ababizi babimwigishe. Ubu Kristo bwanyu babwire buteye iseseme. Byahishuriwe hano igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza kuri 20 avuga ibya Laodikiya. Buteye iseseme Abagalati igice cya 3 umurongo wa 10. Abafite imyizerere n'imitekerereze nk'iyo Bibiliya ubwayo biti bivume. Abandi bantu bakabiri bafite ikibazo gikomeye cyane, basenga ariko nabo bagasengera ubusa. N'abantu bafata Mariya nyina wa Yesu bakamugira icyanzu kibageza ku Mana, kuzi kugira ngo abantu bareme ikintu bagishyire mu bantu kiba gikwira isi yose iri
urindagire. Ndabarahiye rwose utazigerera ku Mana ngo ategereje kuzanyura mu kindi cyanzu, wo rwose bye ndamusezeye. Izi nteko zitegereje kuzajya mu ijuru. Urupfu bamwe bapfuye barirwa bigisha ngo amategeko azajyana umuntu mu ijuru. Urundi rupfu abandi bapfuye bafashe ibyanzu barabirema bitari kuri gahunda y'Imana. Kwiga Bibiliya ntako, kwibera mu marozari, mu mashapure, mu bya Bikira Mariya, mu by'abatagatifu. Yesu mwashyize ku ruhande, mwitabaje Mariya, indirimbo zanyu niwe zerereza. Yesu arabashaka, yarababuze. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka dusenge Imana dutangire icyigisho cyacu. Mana yacu kandi Mana ikomeye, uri data wa twese, ufite ububasha, ufite ubushobozi, kugira neza kwawe guhoraho iteka, kandi niwo utubeshejeho icyubahiro n'ikibi cyawe. Aka kanya buri wese akubonereho umugisha mu magambo agiye gutambuka, kandi twese hamwe tugirisha n'ihirwe imbere yawe, tubisabye mu izina ryiza rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku iyobokamana. Iyobokamana nicyo cyigisho cyacu, niwo mutwe w'icyigisho cy'uyu munsi. Reka duhere mu gitabo cyo Kuva igice cya 19. Haranditswe ngo ku murongo wa 5, none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko, mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera abami, muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bw'abera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Umurongo wa 7, Mose araza ahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Kuki ntangije iryo somo? Iri somo riratwereka Imana ijya gutoranya Abisirayeli. Yari ifite umugambi kuri bo. Yifuzaga ko bakora gahunda z'Uwiteka, kandi muri uko kuzikora bakaba umucyo umurikira isi yose. Ngiyo inkomoko y'iyobokamana ryaje rikatugeraho. Muri icyo gice cyo Kuva nta bindi byinshi twahavuga, ahubwo turavuga kuri sekuru w'aba bantu. Sekuru w'aba bantu ubwo ni Aburahamu mwene Tera mwene Nahori. Ubwo turi mu itangira igice cya 11 umurongo wa 24. Uwo turimo kuvuga niwe nkomoko y'Abisirayeli. Aba turimo kuvuga bahawe ubutumwa bagomba kugeza ku isi yose, niwe nkomoko yabo. Kubera iki? Aba bose bari batuye muri Uri y'Abakarudaya. None Aburahamu nibwo Imana yamuhamagaye ngo vamo ugende igihugu nzakwereka bari cyo uzajyamo. Aburahamu rero yabyaye Isaka, Isaka byara Yakobo. Yakobo niwe wakomotsweho n'iyi miryango 12 Mose yarahagarariye, ayoboye, abwirwa aya magambo ngo mbatoranije mu isi yose, kuko isi yose ari yanjye, mugende mu nkorere. Nzanyuza ibyanjye kuri mwe, nzanyuza iyobokamana kuri mwe, isi yose izabona iby'Imana binyuze kuri mwebwe. Icyitonderwa, Aburahamu yibutse gukora gahunda z'Uwiteka neza ashaje. Ngiyi ingorane abantu bajya bagwamo, gushaka gukorera Imana umuntu ashaje. Ni ingorane zikomeye cyane, kuko udashobora kuzuza gahunda z'Uwiteka usukuma. Ndetse n'umuhungu w'Isaka nawe niko byamugendekeye. Yashatse gukora gahunda z'Uwiteka ashaje. Munamwibuke ajya no gutanga umugisha, yari yaranahumye. Baramuriganya umugisha utwarwa na Yakobo, kandi wari wagenewe Esawu. Yakobo nawe mwene Isaka yazize kurindagirira mu bagore, biramudindiza. Gahunda z'Uwiteka ntiyazikora nk'uko bikwiriye. Byajya biba uruhererekane. Icyigisho cyacu ni iyobokamana. Mu bana ba Yakobo,
uwarokotse yagombaga gukora ibyananiye se, bikananira sekuru, bikananira Aburahamu. Ni umusore witwaga Yosefu. Gusa icyiza namukundiye ni icyiza yakoze. Ntabwo yigeze yita ku bugome n'ubugambanyi bwa bene se kubw'ibyo bamukoreye, ahubwo yarabiyegereje, arabiyegereza, abatuza muri Gosheni ho muri Egiputa, ahantu hari amazi, hari ibiryo, hari imboga, hari ubwatsi bw'amatungo, hari umutekano, ahantu Imana yari yifuje ko baba, nta munyamahanga n'umwe barimo, kugira ngo ya gahunda y'Uwiteka, ya yindi yagiye irogowa isi yose yagombaga kumenya, yo gutamba ibitambo no gusobanukirwa Yesu uzaza, isohore neza nta kirogoya bahuye nacyo. Ariko bagezeyo, turi ku Bisirayeli, bagezeyo barariye, baranyoye, bararongora, barororoka, bamaze gushira inzara, imaze gushira neza, bibagirwa Imana, bafasha hasi ya gahunda yo gutamba ibitambo. Mu yandi magambo, bafasha hasi Yesu wendaga kuzaza kubavukiramo. Ibititaweho n'abasekuru n'abasekuruza, bibura uruhererekane no ku bana babo, bigenda bityo. Yosefu akimara kugera mu zabukuru, Yosefu ashaje, yitegereza iryo shyanga, ararireba, asanga gahunda z'Uwiteka zamaze gusibangana muri bo. Abirebye habona baribagiwe, bibagirwa ko Egiputa atari iwabo. Icyo gihe bwo yarageze mu zabukuru, ahamagara abakuru b'imiryango, ababwira amagambo akomeye ko batazigera bajyana amagufwa ye mu buvumo bw'Imekipera, ahateganye n'Imamure mu gihugu cy'i Kanani, ahashyinguye Aburahamu, Isaka na Yakobo se, ahubwo ko bagomba gufata isanduka bagashyiramo amagufwa ye. Iryo shyanga ryari rimaze kwibagirwa Imana, rikajya rikubita amaso kuri ayo magufwa, maze bakibuka ko iwabo atari muri Egiputa, ahubwo iwabo ari i Kanani. Abashyiraho amagufwa ngo bari yasigara bigisha, kuko yabonaga ibitekerezo byabo bimaze kugera kure. Ukuboko kwishobora byose rwose, mbabwiza ukuri, niko kwavanye ubwo bwoko mu bikomeye mwese muzi. Ntabwo mwiza amateka muri Isirayeli, ukuntu y'Abisirayeli bari muri Egiputa ukuntu byagenze. Ibyago 10 dusangamo kuva igice cya 7, igice cya 8, icya 9, 10 na 11. Aha hagaragaje ubutabazi bwishobora byose kuri iri shyanga ryazamutse, imbaraga n'ubushobozi bivuye mu biganza by'Imana. Nta kintu na kimwe bakoze n'icyari kigiye gukorwa na Mose cyaraburijwemo n'ingabo za Farawo. Arahunga, aragenda. Ubutabazi bwishobora byose bwonyine nibwo bwazahuye iri shyanga burivana aho ngaho. Ari ibindi bikomeye tuzirikana. Igihe inyanja yatandukanaga mu kuva igice cya 14, ibyo nabyo byerekanye ububasha n'ubuhangange bw'iyabatoranije y'ubwayo, kandi nta kindi yahereyeho. Byerekanye ubuhangange bukomeye cyane bw'iyo Mana yabatoranije. Ikindi twibuka, amazi arura andi abashirana n'ibyamano mu kuva igice cya 15 n'igice cya 16. Ibi byerekanye ko kubaho kw'iryo shyanga, iryo ndimo kuvuga rya Bisirayeli ryose, ko kuri mu biganza by'Imana. Ibiryo birabuze irabibahaye, amazi arabuze irayatanze. Ibi byerekana ububasha bw'Imana bwishobora byose kw'iri shyanga ryose. Ibi bajyanye no kubaho kwabo byari mu biganza by'iyo Mana. Dusubire kuri rya somo twavugaga ngo none ni mu nyumvira by'ukuri, niko Imana yababwiye, mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye. Hari abantu batekereza ko ibihugu ari ibyabo, abandi bagatekereza ko akarere ari akabo, abandi bagatekereza ko umurenge ari uwabo, bakica bagakiza bagakora ibyo bashaka. Isi ni y'Uwiteka, ni wowe wayiremye, waje uyisanga uzapfa uyisige. Gusa uzajyana amateka ki?
nujya guhura na nyir'ubwite nyir'ukuyirema, kuko Bibiliya yatubwiye ngo isi yose niye, uzamubwira iki, uzavuga iki mukubitanya amaso? Umurongo wa 6 waranditse ngo kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Aya bariyo magambo ubwira Abisirayeli. Genda ubabwire ngo Imana irabatoranije, ibashyizaho kuko bafiteho umugambi, irashaka ko ibyayo bimenyekana, isi yose ikabimenya, kandi bigiye kunyura kuri mwebwe. Maze Imana iramubwira ngo ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Umurongo wa 7, Mose araza ahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Umurongo wa 8, abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Imana ati nshyirira abantu. Aragiye yabagejejeho, ababwiye gahunda yose Imana imuhaye, ukuntu batoranijwe, ukuntu baje yabatoranije mu bisi bose kugira ngo bagire gahunda bakora, bagire n'ukuntu bazageza ubutumwa iyobokamana ku bantu. Nabo baramubwira ati genda ubwire Uwiteka ati nabo baremeye iyo gahunda bazayikora. Kwemera ni kimwe, no gushyira mu bikorwa ibyo wemeye ni ikindi. Ndabasubiramo, kwemera ni kimwe, no gushyira mu bikorwa icyo wemeye ni ikindi. Reka mbabwire, aba barazamutse, Bibiliya itubwira ko bazamutse ari 630. Abo ni abagabo, abana n'abagore batabariwemo. Amateka aduhamiriza ko abo bantu bazamutse bava muri Egiputa, ubwo bwoko bw'Abisirayeli bwazamutse ari 2 miliyoni. Bufite misiyo yo kugeza iyobokamana ku isi yose. Ikibabaje giteye agahinda, bageze mu misozi ya Seyiri, bahazengurutse imyaka 38, bibananira kwinjira mu gihugu cy'i Kanani. Urugendo bagombaga kugenda iminsi 14, barugenda imyaka 40. Nyumvira ryashyanga, barugenda imyaka 40. Gahunda z'Uwiteka zirapfa. Nanabamenyesha ko mu ishyanga ryahagurutse rivuye muri Egiputa ari 2 miliyoni, hageze y'abantu 2 bonyine, Yosuwa na Kalebu, n'abana bavukiye mu nzira batazi igihugu cya Egiputa. Uko niko bigiye kugenda ku baturage batuye ku isi. Uko niko bigiye kumera ku bantu bose bitwa ngo baravuga Imana, hari ibyo Imana ishaka batanabizi, batanabyubahiriza, bagakora ibijyanye n'ubushake bwabo. MU'Ijuru hazajya mbarwa, mwicare mubizi. MU'Ijuru hazajya mbarwa, mubishyire mu bwonko bwanyu. Iki ni icyitegerezo cyiza cy'ibyabayeho. Bahagurutse ari 2 miliyoni, na morale ngo tuzagera i Kanani, hagezeyo 2, abandi bagezeyo n'abana babo bavukiye mu nzira. Ibyo nta somo biguha, nta somo biguha. Bageze i Kanani, bakimara kuhakandagira, bahageze nyuma y'igihe gito. Nshima Imana wabambukanye n'uwabajyanye, umugabo bita Yosuwa afatanije na Kalebu, abagabo batajenjekaga, batakinaga. Nshima Imana. Icyo shimira Imana ni iki? Nuko bamaze kugeza iryo shyanga mu gihugu cy'i Kanani, kubera ukuntu iyobokamana ryari riri muri bo, bari batandukanye n'ubuyobozi bwa mbere bwabanje. Ubwo ndavuga ubuyobozi bwa Mose. Yosuwa, reka mubabwireho gatoya, yari umujenerali utarajya agakina. Mose nawe yari generale, ariko yaramaze kugera mu zabukuru. Abantu baramuganzaga cyane cyane. Iteka ryose mu ishyanga ry'Abisirayeli hahoraga imyigaragambyo. Iyo myigaragambyo byajyaga binarushya Mose kugira ngo ayihoshe. Ibiryo byashize, imyigaragambyo. Twabuze amazi, imyigaragambyo. Bageze ku nyanja, imyigaragambyo. Hari uwitwa Kora na Datani na Biramu, abagome bangaga Mose, nibo bajyaga batera umwuka mubi muri iryo shyanga. Iteka ryose rigahora rikambika, ribwira Mose ngo ntidushaka kugenda, abandi ngo turashaka kwisubira muri Egiputa, abandi tugende. Mose gestion yabo bantu yari yaramuruhije. Ni nayo mpamvu Imana yabanje kumuha isomo ryo kuragira ihene n'intama, kugira ngo azaragira abantu nabo bameze nk'ihene n'intama. Generale Josuwe, Generale Yosuwa atangira umurimo, asimbura Mose, aza nta mikino afite. Reka mbabwire ukuntu byari bikomeye ibye. Iyo yavugaga ngo ejo mu gitondo kare
tuzazamuka isaa 9 kandi abasirikare bake nibo bazajya imbere, hakurikireho abatambyi bahagatire isanduka ihetswe n'abahetsi bayo, hongereho abatambyi, rubanda rujya inyuma, abandi basirikare bajya inyuma. Icyo yavugaga cyagombaga kubahirizwa uko yakivuze, uko yakivuze. Iyo habonekaga umwisirayeli uvuga ngo ngewe ngo ntabwo mbyumva, bya bindi bigiraga igihe cya Mose, ngo sinumva, ngo se ubundi twabanje tukareka tukagenda mu gitondo bumaze gucya. Yaravuga ati gahunda shyizeho ntabwo yumva neza, igira hino. Akamufata, yarangiza akamutera inkota, akamukata igihanga. Akabaza Abisirayeli ati harundi yumva atumva neza ibyo navuze? Abisirayeli bose ati reka da twese turagenda isaa 9 ahubwo duhaguruke saa 7, kuko atajya gakina. Mose yari umudemokrate, yarekaga abantu yaberekeraga abantu umudendezo, bakikorera ibyo bashaka, ngabo bigaragambije, kandi ni umusirikare ntakoresha itegeko ngo ashyireho abantu itegeko. Ngiyo demokrasi. Reka mbabwize ukuri, mbabwize ukuri, ikintu bita demokrasi ni turufu ya Satani akoresha kugira ngo yimike ibyaha binyuze mu nzira cy'abantu bita ngo n'uburenganzira. Umva nyine iryo jambo ngo n'uburenganzira, ni ukurenga inzira nyine. Demokrasi umva nyine ko ari ukurenga inzira. Ubutinganyi buhabwa icyicaro mu bihugu ngo ni demokrasi. Watikuramo 5 akabatikura ku mugaragaro, mwese mwabivamo. Numvise no muri uyu mujyi barakora inama rwose ibintu ngo bagiye no kurekarama ngo uburenganzira bwabo ngo bazashyingiranywe ku mugaragaro. Namwe nimwitegereza ubukwe bw'umugabo n'umugabo twabutashye muri Kigali, umukobwa n'umukobwa twabutashye, namwe mubyitegereza. Uwatikuramo 5 ku mugaragaro, rahira ko abandi bataceceka, batabikura mu bitekerezo byabo. Ariko ngo kubera demokrasi iratanga uburenganzira, umuntu agakora ibyo ashaka. Umuntu arajyaho leta ibuza ngo abantu bateke kanyanga nimbi yica abantu, igira naba abantu akayiteka. Uratekereza se ngo wamanika kumwe mu benze kanyanga yayigaburiye abantu barayenga, ugasanga ntibakireba, abantu barapfuye, bapfuye bahagaze, barananutse. Uwatikura umwe ugira ngo bakongera niko mutekereza? Umuntu akagenda kica kamara abana, akagenza ate ngo ni demokrasi, abantu nanababwire mbabwize ukuri. Yosuwa bavuga ngo n'umunyagitugu kuko yategekeshaga igitugu ni cyiza, n'utakiza kimenye ni cyiza. Ibintu byitwa ngo demokrasi bihi cyaha intebe. Igitugu cya Yosuwa yagiraga igitugu. Buretse mwumva ko Bibiliya ivuga, Bibiliya ukuntu ivuga, haranditswe mu Bacamanza igice cya 2 umurongo wa 7 ngo Yosuwa akiriho Abisirayeli bakoreraga Uwiteka no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Mubyumve, Yosuwa akiriho bitewe nuko inkota yararishaga. Vuga ngo gahunda z'Uwiteka zigende gutyo, ukavuga ngo ntubyumva egare kwicwa. Cyo mwita igitugu no kuyobora abantu ku murongo w'ibyiza. Iyo wumva ibyiza biyoborema abantu, niba batabishaka bashyiramo ku ngufu. Ibyo bya demokrasi byica byinshi. Uzi abantu barimo kwigaragambya ngo ni muri demokrasi. Umuntu umwe yigeze kunsetsa, nanjye ndamusetsa. Yari umunyamahanga ngo mu gihugu iwanyu ngo nta demokrasi ihari. Nese urabihera kuki ngo ntabwo mujya mwigaragambya? Nose mwebwe kwigaragambya bibageza kuki? Naramubwiye n'uburenganzira bwo kwigaragambya burahari 100%. Ntireka nkubwire ukuntu twebwe turi ishyanga ritandukanye n'andi moko. Twebwe tuzi kwigaragambya icyo ari cyo n'ububi bwabyo. Barigaragambya, umuntu ibaze kwigaragambya, uteze imodoka yiviriye Tanzania irajya Kongo cyangwa se irajya Burundi, uyimennye ibirahure ngo nuko utashaka ngo meya wo muri ako karere. Iyo modoka muri Tanzania ihuriye he n'ibibazo bya meya w'iwanyu? Ntimwigaragambya. Ntabwo nubwo burenganzira burahari, ariko dore ukuntu uburyo bwiza bwo kwigaragambya buhari. Jya mu nzu iwawe,
fata akabati kawe ukubite hasi, birahura umenagure, igitebo cyubike, nurangiza wimonyamonye wisohokere wigendere, n'ubundi ni wowe bizarushya, ni nawe uzabigwa. Ariko ujye kumena iby'abandi ngo ni demokarasi, utera imodoka z'abandi ngo ni demokarasi, utwika amaduka ngo ni demokarasi. Nashimye cyane uyu mugabo Yosuwa mwumva ibye. Yosuwa kiriho, Abisirayeli bakoreraga Uwiteka, no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa, abo nibo bari bazi neza imirimo yose Uwiteka akoreye Abisirayeli. Umurongo wa 8, nuko Yosuwa mwene Nuni umugaragu w'Uwiteka apfa amaze imyaka 110, baramuhamba mu rugabono rwa gakondo ye Itimuna Tihelesi mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu, mu ruhande rw'ikasikazi rw'umusozi witwa Gashi. Hanyuma mwumva amagambo ajya mbabaza, hanyuma b'icyo gihe bose nabo barapfa, basanga basekuruza. Abo bakurikirwa nabi ikindi gihe, bakura batazi Imana, haba no kumenya imirimo yakoreraga Abisirayeli. Murumva se? Hagiyeho ubundi buyobozi bubaho umudendezo no kwikorera ibyo bishakiye, bati Imana birarangira. Reka mabwire, hagati y'umwaka wa 320 na 535 demokarasi yadukozeho n'utabiza byumve. Abapagani b'Iroma biyungiye hamwe n'ingirwa abakirisitu basenya amahame menshi iyobokamana ryari rishingiye icyo gihe, bavanaho nkana amategeko y'Imana. Amadini kuri iki gihe aririrwa rindagirira mu nyigisho zipfuye, byaraturutsaho aho ngaho. Ikintu cyari cyo cyose bajyaga gukora, bakoraga amatora, ubwo iby'Imana bikabona amajwi make, ngiyo demokarasi noneho. Ngiyo demokarasi ngicyo cyo yatuzaniye, amatora akozwe mu iyobokamana, abapagani bagatsinda kuko bashyizamo, aribo bashyizamo amaboko menshi hejuru. Iyobokamana rigenda riyoyoka gutyo, rigenda gake gake rivaho, ngo ni demokarasi. Mbere yuko Yesu asubira mu ijuru ubwe, yasigiye umurimo mwiza cyane intumwa. Arababwira ngo nuko mugende musoma muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19, Luka igice cya 24 umurongo wa 44 kugeza 49, urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 20 kugeza kuri 21, n'urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 uhereka umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Aho herekana misi ikomeye cyane y'iyobokamana abantu bagomba kujyana bagashyira abantu. Yesu ati mugende mubabwire, nimwe bagabo b'ibyo, abatumwe n'Imana, bafite gahunda nziza y'iyobokamana rishyitse, risobanutse kandi ryuzuye, baratumwa n'Uwiteka ngo nibagende. Kandi nibagenda bakora imirimo ikomeye cyane n'ibitangaza bizabaherekeza n'isezerano. Abayuda, reka mbabwize ukuri, Abayuda twarimo kuvuga duhereye kuri Aburahamu, gahunda zigenda zinanirana. Gahunda yabo neza yarangiranye n'umwaka wa 34, Yesu yarasubiye mu ijuru. Abandimo kuvuga ni babandi Imana yari yahaye isi yose ngo nuko mugende muyigishe isi yose izambere abana banjye, mbatumye muri nk'abatambyi, muzambera amaronko, muzambera ubwoko bw'abami n'abatambyi, nzabanyureho ngeze iyobokamana ku bantu banjye. Abo rero nibo turimo kuvuga, mu mwaka 34 ibyabo byari birangiye. Gutera amabuye Stefano byabaye ikimenyetso simusiga ko bapfundikiye ubuhanuzi bwo muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 20 kugeza kuri 24, ko bujuje igikombe cyo gukiranirwa kwabo, ubutumwa bugiye guhindukira bukajya ku ishyanga ritari kuri gahunda. Gahunda y'Abayuda ndabibabwiye neza irangira mu mwaka 34, ariko na n'ubu baracyarindagira muri bya bindi bya mbere, bazi ko bakiri ubwoko bw'Imana bwatoranijwe. Mbega ishyano! Ikibi ni ugusezererwa ntumenye ko wasezerewe. Mufungura amatwi yanyu mwumve, kuko ibyo mugiye kumva bishoboka ko mutari bwabyumve. Abayuda umwaka wa 34 Yesu yarasubiye mu ijuru, igihe bari bamaze gutera Stefano amabuye, ubuhanuzi bwo muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 20 kugeza 25 byari birangiye, kuko iyobokamana Imana yari yabahaye ngo bageze ku bantu. Nta mbaraga ryari rifite,
ntacyo ryari bashije gukora, ibimenyetso n'ibitangaza byarakozwe, ntibagarukira Imana. Imana ibahagahe ko kwisubiraho, barangije batangira noneho kuzibiranya imiyoboro yose yabagezagaho iby'Imana, bihita bihindukira bijya ku bandi. Erega ubwo murimo butangiye utyo mu karengane kenshi. Abaheburayo igice cya 11:36, itorero rya Yesu ry'isezerano rishya. Iyo tuvuze itorero rya Yesu ry'isezerano rishya, mwumve neza, abantu bakizwa n'ubuntu kubwo kwizera, abantu bakishijwe n'amaraso ya Yesu, bamamaza ishimwe ry'abahamagaye, berekana ko umuntu adakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Abo bari bahetse ubutumwa bwiza bwerereza Yesu, bukamushyiraha nk'umukiza wabambiwe ibyaha by'abari mu isi, bugashyira umunyabyaha nk'umugome wahemukiye Imana, kandi ko akeneye ubwiyunge hagati y'umunyabyaha n'Imana. Niyo mpamvu ubutumwa bwabo bwari ubwo kwihana no kubabarirwa ibyaha, babuhagurukana batyo. Mu karengane kenshi, iryo torero rya Yesu ry'isezerano rishyashya rirakora, rijegeza amahanga, isi yose imenya Imana. Ikinyejana cya mbere kirarangira, icya kabiri kirarangira, icya gatatu kirarangira, kigeze hagati mu mwaka 313. Ubwo byegerezaga iherezo ry'ingoma y'abicanyi babarimburaga n'abagome b'abarimbuzi b'abaroma b'abapagani b'abakayizari. Yongeze kuri ibi birandya bindya ahantu, aba barakoze bageza kuri iyi ngoma iyi ya Konstantino yima mu mwaka 313. Aba baroma b'abapagani bagiye gusoza manda yabo, ababicanyi twavugaga, izi nkora amaraso zarimbuye abo mu itorero rya mbere rya kabiri, bica uwo bashaka. Abo baroma b'abakayizari nibo bahuje ubupagani n'ubukirisitu. Politike y'ubumwe n'ubwiyunge bimitse ihita igenda neza irasenya, irimbura iyobokamana. Abo ngabo yondiri yabo bapagani bashenye iyobokamana, hahandi nababwiraga ya demokarasi yimuye iby'Imana yimiki iby'abantu. Sibwo Kiliziya Gatolika ivutse. Abapapa nk'abayobozi bayihagarariye, misiyo bagombaga gukora n'iyi ngiyi muyumve. Icya mbere, kugarura abantu ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, iby'abakayizari bavanyeho bakongera bakabisubizaho, ubukirisitu bugagira umwimerere. Iyo ari inshingano ya mbere y'abapapa. Iya kabiri, kugarura abantu bakagaruka ku magambo y'Imana, bagafasha hasi iby'abapagani byamanjwe bitagira aho bihuriye no kuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo misiyo yabo ya kabiri. Bakavuguruza iby'inkoramahano Konstantino yakoze, bakabikora kandi ku mugaragaro. Ngibyo by'abapapa bagombaga gukora. Kiliziya Gatolika yagombaga gutega amatwi abavodwa babaga hagati y'imisozi y'Ubufaransa n'Ubutaliyani, bakabagira inama, dore ko ari bo bonyine bari basigaye bafite umwimerere w'iyobokamana ryari rihari. Les Vaudois du Piémont nibo bonyine bari basigaranye iyobokamana risobanutse. Kiliziya Gatolika, abapapa bagombaga kwegera abo, bakabaha inama z'uburyo bazasubiza ibintu ku murongo, z'uburyo bazasubiza ibintu kuri gahunda nziza. Ikimbabaza kikantera agahinda, abapapa babaye babi cyane, bakuba inshuro nyinshi ibibi byakozwe n'abakayizari. Mu mateka y'ubwayo je nifitiye nasomye, abakayizari bisha miliyoni 5. Abo bishwe nabiciwe ahantu mu mastade, mu mahuriro y'inzira, mu masoko, ahantu hazwi. Ubwo abaguye mu mashyamba, abaguye mu buvumo, abaguye mu nzuzi babahunga, ntabwo umuntu yabasha kubabara. Ubwo bararenga aho ngaho. Abapapa baje bakubye inshuro 24 ubwicanyi abakayizari bakoraga. Ayo nisomeye n'amabarura nakoze, ahantu hagiye hicirwa abantu barimbuye abasenga abaramye Imana, bahereye kuri babavodwa miliyoni 102. Nyumvira, abari baje gusubiza ibintu ku murongo. Imihango ipfuye bayongeramo, noneho iyobokamana riragenda riradindira. Nk'ibi by'abatagatifu, nk'ibi byo gusenga
kunyuza agakiza handi nk'ibi bya Noheri n'ibindi bibi byose by'imikubwo abari baje ngo baje gusubiza ibintu ku murongo abari bo banyongera bibahu banyamwongera bibi hashinze imizi guhera mu mwaka wa 538 ubwo no kuvuga ngo kuva mu mwaka wa 538 bamaze gushinga imizi kugeza mu mwaka wa 1798 imyaka 1260 ngiki gihe ubupapa bwari bwarenganirijwe gusubiza ibintu ku murongo. Daniel igice cya 7:25 ibyahishwe 12:6 ibyahishwe 13:5 ngiki kigaragaza ngo bari baje gusubiza ibintu ku murongo. Imana yabahaye igihe gihagije imyaka isaga 1200. Mu nyumve neza ibyo mvuga nta gushidikanya na guke mbifiteho. Uwabishidikanyaho yazana Bibiliya ye tukajya no mu mateka nkabimwereka. Nta nubwo wamfite bwo kubivuga. Nderura ku mugaragaro mvuga ngo abapapa kugeza ku muyoboke wabo w'uyu munsi igihe cyanyu mu buhanuzi nk'uko buvugwa muri Daniel cyarangiranye na revolution y'Abafaransa mu mwaka w'1798. Mumaze imyaka isaga hafi 100 mwahawe ngo mukosora ibintu muranga mumaze kwanga. Uyu munsi tumaze imyaka isaga 200 musimbujwe. Intege nke zo kunanirwa gusubiza ibintu mu buryo zatangiranye no kwica abavodwa aribo bagombaga kuba bajyanama maze biburuhererekane mu Bwongereza, mu Budage, mu Bufaransa, mu Butaliyani, muri Boheme, muri Portugal, Irlande, muri Ekose n'ahandi hose hari haravutse imitwe ya Giprotestant. Abiza amateka ntabwo mubizi uburyo bagiye basaba imbabazi ibihugu byiganjemo Abaprotestant ngo kubera ububi bw'ibyo babakoreye. Maze ngo umuntu ngo abebere ngo ntavuge ngo mbere yuko Abagatolika bananirwa Abaprotestant bavutse ngo nabo bakore ibyabananiye. Mwumva Abaprotestant nabo nibo tugezeho, natwe ntabwo turishyashya. Cyokora cyo barakoze umurego wo kwica no kurimbura Roma yari ifite barawuhagarika pe neza bigenda gake. Maze ubwo Napoleon Bonaparte yasenyaga Ubugatolika mu ntambara yarwanywe na General Berthier, muvuma y'Abaprotestant nayo yagombaga gufatiraho yamvugo y'abiki gihe. Ababicaga ababagiraga nabi bari bacogoye bagombaga gufatiraho. Kumbe ibyo Martin Luther, Yohani Wycliffe, Jean Hus, Pierre Varudo, John Knox nta gaciro byari bigihabwa. Abaprotestant bumvaga ko nta mpamvu zo gukora igihe batabonye ibihembo, batabonye amafaranga, bapfa bahagaze. Byahishwe Yohani igice cya 3 wereka umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Ubwo se nituri mu Burayi Imana yimutse ityo ku banyaburayi n'utabiza bimenye. Burayi bwari waratoranijwe n'Imana uko Aziya yari imicicaro cy'Abayuda bagatoranwa n'Imana bakananirana, niko Imana yitema abanyaburayi ngo irebe ko iryo shyanga ryari rikomeye ku isi ari ryo ryasaga naho rihagarariye naryo ryakubaha Imana rikayimenyesha amahanga yose. Ariko ikintu kibabaje giteye agahinda nabo babarayitaye. Umva Abaprotestant ngo bapfa bahagaze bagize izina ry'uko bariho nyamara ari intumbi. Imana yimuka ku banyaburayi ityo iti wakwitabaza abana babo na ziriya ndushyi z'Abahinde zivangavanze n'abirabura bajyanywe ari abacakara. Ibyahishwe igice cya 3 wereka umurongo wa 7 kugeza ku wa 13. Ubwo Imana yimutse iki gihe muri Amerika igiye kuhashakira abayifasha kugira ngo ubutumwa bwayo bwinjire mu isi abantu bamenye Imana. Nyamerika bakoze agahe gato, none ubu bagiye mu nshingano z'ibyo batigeze bahamagarirwa, nabo batumurongo batyo ibyabo birabarangirana. Nta kindi bamaze kwisusibye kwirirwa bica abantu. Ni nabo nkomoko biriya byihebe bigisibije mu isi.
ni nabo nkomoko y'amakimbirane n'ishyano ryose isigushije. Hanyuma hari abavuga ngo kuri niko kavugwe kubera iki kutavugwa, bavuga ibigoramye imihoro ikarakara. Amatorero ya giprotestani afite ikibazo, amatoro yose afite ikibazo kandi agifitanye n'Uwiteka. Inshingano bahamagariwe sizo buzuza. Ibitabo bya Danieli n'ibyahishuwe mutiga mw'abanyamadini mwe biraje bibakoreho. Biraje bibakoreho mugiye kwirebera. Yobokamana ni imyaka rimaze Imana yaragiye ihamagara abantu kugeza kuri uyu munsi. Imana ikabifitiye agahinda abantu kuko abitoranije batuzuza inshingano z'icyo bahamagariwe. Sakaga nababwiye ngo ibi bitabo bya Danieli n'ibyahishuwe banyamadini mutajya mwiga ari byo bikubiyemo aya mateka mukaba mutabyitaho, ubugingo bwanyu ntibuzambazwe. Amagara yaterewe hejuru umwe azasamaye. Niba utegereje we muyoboka w'amadini, niba utegereje ngo ikizava ku munwa wawe baguhagarara imbere ngo kizagira icyo kikumarira, ndakurahiye nutishakashakira icyakiza ubugingo bwawe, ntugitegaho. Mfite Bibiliya ariko ni mu ndebe Bibiliya ni imwe, kuba ari imwe mu ndebera akajagari k'amadini gahari. Uko mwiyongera niko Satani akoma mu mashyi, kuko muriho kuri gahunda ya Satani, nimuzagire ngo muriho kuri gahunda y'Imana. Uku kutiga Danieli n'ibyahishuwe, umuntu akavuga ibyabyo abantu kumva barakangaranye, injereri zivuze mu matwi yabo, ntabwo bizatubuza kubivuga. Abayuda mu mwaka 34 barasezererwa. Itorero rya mbere rimaze kwivanga n'abapagane guhera mu mwaka 313 kugeza mu mwaka 538, hashize imyaka 225 rirasezererwa. Kiliziya ati ngwino usubize ibintu ku murongo. Mu mwaka w'1798 ibyayo birarangira. Abaprotestani bahera mu myaka muri icyo gihe cya Kiliziya yakoraga yica uwishaka igakiza uwishaka, ikavuga ibyishaka igakora ibyishaka, ikimika umwami ishaka. Abanyaburayi bari munsi y'ukuboko kwabo myaka 1,000 baba mu Burayi baba muri Amerika nabo ubwabo ni ikibazo. Ndashaka rero kugira icyo mvuga, kandi mu cyumva gitega amatwi neza, mwumve neza kandi ntimwumvirane. Ntabapfira gushira, abasigaye muri bo ufite amatwi yumva icyo mvuga. Abasigaye muri bo bahamagarirwa gukora ku buryo ubu ngubu imbaraga basabwa zirenze nk'inshuro 1000 zo bafite. Abasigaye mwumve neza, ariko mujye mutangazwa n'amagambo avuga ngo abasigaye muri bo ubwo bahamagarirwa gukora, bahamagarirwa gukora ku buryo iyo bajya gukora bakakangukira umurimo kandi bagakora nk'uko intumwa zakoze. Ubisiba yarasaruwe, ngira ngo abantu banteze amatwi barumva icyo shaka kuvuga. Isiba yarasaruwe, abagiye basigara bagacika kwicumu uruhande runini cyane rumaze guta Imana. Iyo bajya gukora bagakangukira umurimo, ubisiba yarasaruwe ntacyo wumvamo. Iyo kwizera nk'uko abatangije umurimo kujya kugaragara, nibura kukagaragaraho gato uyu munsi, umuhati ukaranga kandi ukaba imbere kubatoranijwe, kubasigaye, tuba twarasohoye mu bikari byo mw'Ijuru. Uvuga ko atari byo ampinyuze. Isi iri mu rubanza rukomeye kandi abantu ntibabizi kuko batiga Danieli. Ntabwo bazi ko buri kintu icyo ari cyo cyose cy'umuntu buri kirimo gusuzumwa. Faransa yaranditse aravuga ngo nous serons appelés à comparaître face à face devant le juge éternel. Uzahamagarwa, ntagire uwibeshya. Buri muntu wese
azahamagarwa kugira ngo agire ibyo asobanura imbere y'umucamanza mukuru, imibereho y'umucamanza w'iteka ryose, kugira ngo agire ibyo asobanura. Ubu si igihe cyo kurata ubukirisitu bw'imbera byombi buteye iseseme byaheshuwe Yohana igice cya 3 hera ku murongo wa 14 kugeza ku 24. Ntabwo ari cyo gihe cyo kurata ibintu by'ubukirisitu bw'imbera byombi buteye iseseme. Wapi? Ntabwo ari cyo. Ntabwo ari cyo. Ibintu byo kurata ubucocero bushingiye ku mirimo itegetswe n'amategeko biraje bibakoze isoni imbere y'ugenzura imitima. Muraje mubibone. Hata ubucocero bushingiye ku mirimo itegetswe n'amategeko byo biraje bikoze hasi abantu, kandi muzabibona. Ubutumwa bwo gutsindishirizwa twahawe ari naryo zingiro ry'ibyo marayika wa mbere ibyaheshuwe 14 atangaza. Utabwakiriye arwikatire hakiri kare. Kwinangira umutima mukora igikuta cy'abaroberi byigomeke nkaho muri abanyu ngo mwigenge ko ariko Bibiliya ivuga. Icyo gikuta cy'Ababuloni murata mukarata gukomera kwacyo mugifunga. Ibyaheshuwe 18 Uwiteka araje agisaturemo kabiri nk'uko yagenje Yeriko. Takanya gato cyane dusigaranye, ariko ndashaka kugira ngo dusuzume ikintu cyitwa iyobokamana turimo. Amadini y'ubwayo nzabaha amasomo muzabibona biri muri Bibiliya zanyu, kandi muzumirwa ko Imana ifitanye ikibazo n'amadini. Niyo yarahetse icyo twakwita iyobokamana ryakagombye kugarura abantu ku Mana. None siko biri. Ndibutsa abantu icyo Yesu ashaka. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwaho igice cya 4 umurongo wa 12 hatubwira ko nta wundi mw'isi no mw'Ijuru, agakiza kabonerwamo. Kubera iyihe mpamvu? Ngo kuko ari nta rindi zina abantu bigeze bahabwa mw'isi ryo gukirizwamo usibye iryo nyine. Bivuze iki ibyo ngibyo? Ibyo bivuze iki? Bivuze ko ibyanzu byose abana b'abantu bihitiyemo ngo bizabageze mu ijuru, baravunwa n'ubusa, bararushwa n'ubusa, ntabwo bazajyayo. Inzira niyo. Kubera iki? Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Aho niho Imana yaringanije kugira ngo abe we tunyuramo. Hari abantu ba mbere rero basenga ariko basengera ubusa, mu bumve neza. Wenda ndavuga imitwe 4 cyangwa 5. Abantu basenga ariko basengera ubusa kugeza kuri uyu munota. Nabazi ko gukomeza amategeko no gushyira imirimo itegetswe nayo imbere bibuzuza n'Imana, maze bigatuma bemerwa. Muravunikira ubusa. Uko mushyira imbere kwigisha amabwiriza n'amategeko y'Imana, mugasobanura ko imirimo itegetswe n'amategeko ari izajyana abantu mu ijuru, mukabishishikarira abantu benshi cyane bakabyumva bakibeshya ko ariho agakiza kari. Kristo ntasobanurwe neza nk'uko bikwiriye. Murasenga ariko murasengera ubusa. Mbaciye intege kuko ari Bibiliya ubwayo bivuze. Mu Bagalatiya igice cya 2 haravuga ngo iki? Ntabwo tumenye neza byinjire mu bwonko bwacu. Mu 16 bijyemo byicare ko ari nta muntu n'uyu n'umwe uzakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Mu Bagalatiya igice cya 3 ubwaho amagambo nabigishije twasobanuye twize ubushize aravuga ngo havamo umuntu wiringira ko azakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Shyira mu bwonko bwawe wumva icyo Bibiliya ivuga. Naho muri Tito igice cya 3 umurongo wa 5 bakavuga ngo Imana yigeze gukiza umuntu iramukiza ititaye ku mirimo myiza yo gukiranuka yigeze akora mu buzima bwe. Mujye mwumva Bibiliya ikivuga. Muve mu bugoryi, muve mu bujiji, muhuguke. Utabisobanukiwe asaba ababizi babimwigishe. Abefesi igice cya 2 guhera ku murongo wa 8 hagaragaza ko abantu bakizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ntibituruka ku mirimo bakora, kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe wirata cyangwa se wirarira imbere y'Imana. Ubu kirisitu bwanyu mbabwire buteye iseseme. Byaheshuwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza kuri 20 avuga ibya Laodikiya.
buteye isesema. Abagalati igice cya 3 umurongo wa 10. Abafite imyizerere n'imitekerereze nk'iyo Bibiliya ubwayo ibita ibivume. Bagenzi banjye mwisubireho. Bundi iyo mwatuza akanwa kanyu ngo imbabazi zirarangiye, imbabazi zizarangira, imbabazi zizashira, muzi neza ko mutazakire, muzi neza ko mutazifite, muzi neza ko imitima yanyu hamya ko ntazo mufite. Urwo si urupfu mu zindi koko. Ibihamya mufite by'inzandiko nyinshi na Bibiliya ubwayo bizabakoraho. Abo naba mbere bizabakoraho, mbwira bumva. Abo ndimo kubwira barumva. Ndabarengurizaho ariko mwicare mwumve neza. Nibi twajyaga tuvuga, shima Imana nta muntu n'uyu numwe Imana itazagezaho umuburo. Abantu bakwiye kubabarirwa, kwiye kugira agahinda. Iby'imbabazi biravugwa, ubutungane buravugwa, abantu ntibumve ibyo ari byo. Aho kugira ngo basobanuze, bahamagara ababizi babibabwire, ukabona baravunira ibiti mu matwi. Urahagarara ku cyubahiro utagira cy'amafuti. Saba Imana kugira ngo guhe guca bugufi ibyo utazi, usaba ababizi babigusobanurire. Abandi bantu ba kabiri bafite ikibazo gikomeye cyane, basenga ariko nabo bagasengera ubusa. N'abantu bafata Mariya nyina wa Yesu bakamugira icyanzu kibageza ku Mana. Uzi kugira ngo abantu bareme ikintu bagishyire mu bantu kiba gikwira isi yose irindagire. Ndabarahiye rwose utazigerera ku Mana ngo ategereje kuzanyura mu kindi cyanzu, uwo rwose bye ndamusezeye. Mujye musoma Bibiliya musobanukirwe neza n'icyatumye uriya mwenda ukingirije ahera na hera cyane ucika. Nta mutambyi wundi dukeneye, nta rindi gitwikiriza hagati yacu n'Imana, nta wundi muhuza ntawe. Tugomba kwigererayo kuko nicyo kintu cy'ingenzi. Njya ntangazwa cyane nuko mfata umuntu usohotse muri kiliziya nkamuha Bibiliya ntagatifu ngire ebyiri, nkamubwira nti ndebera mu rwa 2 rw'Abakori n'igice cya 5 cyangwa se cya 10 uko havuga amagambo ya naya, akajya gushakira urwa 2 rw'Abakori nto mwitangiriro, mwiyimuka Misiri, mu kubara, mu Barewi. Kubera iki aba bireba atyo? Nuko atigeze atozwa Bibiliya n'umunsi n'uyu. Ngaba abantu ngizi inteko zitegereje kuzajya mu ijuru. Urupfu bamwe bapfuye barirwa bigisha ngo amategeko azajyana umuntu mu ijuru. Urundi rupfu abandi bapfuye bafashe ibyanzu barabirema bitari kuri gahunda y'Imana. Kwiga Bibiliya ntako kera cyari n'icyaha, kuko Bibiliya agomba gusoma n'umusaseredoti. Ngaka kaga gusenga muri iryo torero, usenga ukurikije amasengesho bapanze, nta gusenga ukurikije ibibazo ufite. Ngaya madini turimo uko ateye, nkibera mu marozari, mu mashapure, mu bya Bikira Mariya, mu by'abatagatifu. Yesu mwashyize ku ruhande, mwitabaje Mariya, indirimbo zanyu niwe zerereza. Yesu arabashaka, yarababuze. Nimwemere, yarababuze. Mumusange bamujya kubwira ibyaha. Ntabwo Bibiliya ibyemera, ubushize nabwe nti igikoze ku matoro na amahame bashyizeho. Aya mahame abuza abantu gusanga Imana, bakajya gusanga abo babwira ibyaha. Ibyo Bibiliya ntabwo ibyemera. Nta mpamvu yo kugira ngo ukukuri tureke kukuvuga kandi ari ukuri abantu bagomba kwitondera. Abandi ba gatatu bafite ikibazo gikomeye ni igihiriri kinini kirirwa kibyina, reka sinakubwira, gikora ibitangaza, kivuga mu ndimi zitazwi, gisakuza cyane, kibera mu munyenga ngo Yesu yarangije byose. Ngibyo ibindi bivume byigereka kuri bya bivume bya mbere. Usibye no kuvuga ngo mwami, Bibiliya uko nabasomera yasomo, Bibiliya ubwabyo ihamya ko abafite imyizerere imeze ityo n'abari ibivume imbere y'Imana. Kora ibitangaza, nushaka uzavuge ngo Yesu niyitereka haze. Byo ntabwo ari nabyo bigaragaza kuri umuntu w'Imana. Hindura iyo ngendo, nibutsa abantu icyo Yesu ashaka. Mubanze mumenye ko Yesu yamanitswe ku giti. Igiti yicwa nk'umugizi wa nabi kandi ari umwere. Yesu yishwe nk'umugizi wa nabi, yicwa nk'inkozi y'ibibi ari umwere.
icyo gikorwa ndimo kuvuga cyakozwe n'abantu cy'urukozasoni cyo kwica inzirakarengane igahohoterwa kirashinjwa inyoko muntu yose kuko yapfuye azira ibyaha by'abari mwese, ibyaha byacu nibyo yazize. Uzi ko nta masezerano y'imbabazi z'Imana afite, ko atigeze yiyunga n'Imana. Musabe ikintu kimwe, niba ubona ufite ikibazo kandi ukaba uzi ko nta masezerano ufitanye n'Imana, reba ukuntu wowe ubwawe wasaba nyir'ubwite iyo Mana wirirwa usenga ikwibutsa amahano yawe, nibura ubona aho hera wiyunga nayo, ubona amendezi yo kuzajya mu ijuru. Nibitaba bityo imisengere yawe, imikorere yawe byose sezera. Ikindi cya kabiri, abiyunze n'Imana ni byiza kubw'ibyo. Noneho namwe murasabwa ikintu kimwe, mugiteka ryose mubaza Imana uko muhagaze. Nari umugabo burya ntabwo igihabwa intebe. Hoya, ubuhamya buravugururwa, umuntu akamenya uko ahagaze, akamenya uko ameze imbere y'Imana. Turashoje, Imana ihumugisha abateze amatwi iki cyigisho mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Urakoze Nyagasani Mwami Imana yacu, kuko ububasha n'ubushobozi n'imbaraga biri mu biganza byawe. Tugushimiye cyane umwanya wose waduhaye, kandi ijambo ryawe rimaze gutambuka. Uduhe gukurikiza inama nk'uko tuzihawe, kandi twitegure nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora